Mu mateka y'intwaro z'abantu nta na kimwe cyagize ingaruka nk'izagizwe n'imbunda imwe yitwa AK-47 yakoreshejwe mu ntambara zirenga 50, ikaba mu ntoki z'ingabo, mu ntoki z'abarwanyi ndetse n'abaharanira ubwigenge ku isi yose. Ariko nyuma y'iyi mbunda hari umuntu uhambaye ubyihishe inyuma, umuntu wayiremye witwa Mikhail Kalashnikov. Mikhail Timofeyevich Kalashnikov yavukiye mu Burusiya mu mwaka w'1919 ahahoze hitwa muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet, kuri ubu hazwi nko mu Burusiya, mu muryango w'abahinzi. Ntiyigeze arangiza amashuri makuru mu bumenyi bujyanye n'ibikoresho by'ikoranabuhanga cyangwa ikindi, ariko afite impano idasanzwe, cyangwa se yahoze afite impano idasanzwe yo gukora ibintu bitandukanye. Mu 1941 igihe Ubudage bwa Hitler bwateraga Zunze Ubumwe z'Abasoviet, kuri ubu muzi nk'Abarusiya, Kalashnikov yari umusirikare mu ngabo z'Abasoviet. Yari yakomeretse bikomeye mu ntambara yari ahanganyemo n'Ubudage bwa Hitler, ariko mu gihe yavurwagamo yatekereje ku kintu kimwe gusa. Yatekereje ku ngabo z'Abadage zari zifite intwaro nziza kurusha iz'Abasoviet. Kalashnikov yiyemeje gukora imbunda nshya, imbunda yoroshye gukoresha, idahenda gukora kandi itakwama, kandi ikomeye mu bihe bikomeye by'ubukonje bukabije cyane ko bari kurwana intambara y'ubutita yaberaga mu rubura. Igihe cy'ubukonje, imbunda ishobora guhangana n'umucanga, ndetse kandi yashakaga ikintu abasirikare bose bashobora gukoresha. Nta mahugurwa menshi bahawe kuko nta mwanya wari uhari. Ahagana mu 1947 umushinga wageze ku isozwa, Avatom Kalashnikov Model, imbunda ya mbere ya Kalashnikov, ijya ku isoko itangira gukoreshwa ku rugamba. Iyi mbunda yari ifite ibintu bitatu byatumye igira akamaro kadasanzwe kurusha izindi Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet zakoreshaga. Icya mbere, yari yoroshye kubaka. Guteranya ino mbunda byari byoroshye igihe waba uri kuyihanagura cyangwa ushyiramo amasasu, byari byoroshye cyane kurusha izindi, byari bigoranye. Ndetse kandi yari yizewe, yakoraga no mu mucanga, mu mazi, cyangwa se mu bukonje bukabije, ibintu bitari byarigeze bibashwa n'indi mbunda kuri ino si ya rurema muri kino gihe cy'intambara y'isi ya kabiri. Ndetse kandi yari ihendutse, ifite igiciro gito. Bino byatumye ishobora gukorerwa henshi ku isi, igezwa henshi ku isi. Ariko se reka turebere hamwe impamvu ino mbunda yamamaye ku isi hose, ndetse buri gihugu kikaba gifitemo imbunda za AK-47, ndetse no kugeza kuri ubu. Uhereye mu myaka y'1950, AK-47 yatangiye gukwirakwira ku isi hose. Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet zayifashishaga ibihugu byari bifitanye ubucuti nazo, ndetse harimo n'ibihugu bya Afurika byaharaniraga ubwigenge muri iki gihe. AK-47 yabaye ikimenyetso cy'imyivumbagatanyo n'intambara z'ubwigenge muri Afurika, ndetse kandi yagaragaraga cyane ku mabendera y'ibihugu bimwe na bimwe nka Mozambique. Muri iki gihe AK-47 yari iri mu idarapo ryayo, ikaba n'ikimenyetso cy'ubukoloni. Ubu hemezwa ko hari imbunda zirenga miliyoni 100 zo mu bwoko bwa AK-47 cyangwa se ubwoko bwa Kalashnikov zakozwe ku isi yose, zikaba zarakoreshejwe mu ntambara nyinshi ndetse n'imyivumbagatanyo. Hafi ya buri gace ku isi yose nta gace katakoresheje ino mbunda. Mikhail Kalashnikov yabayeho amaze kubona imbunda ikoreshwa mu ntambara nyinshi n'ubwicanyi buhambaye ku isi ya rurema. Mu myaka ye ya nyuma y'ubuzima yavuze inshuti yagize ndetse n'iby'inyuma y'ubuzima bwe, ndetse kandi yakoze igikorwa gihambaye. Yandikiye ibaruwa Patriarch w'itorero rya Orthodox asaba imbabazi, avuga ko yumva afite uruhare mu marira n'urupfu byaturutse ku mbunda ye, nubwo we ubwe yavugaga ko yayikoze kugira ngo arinde igihugu cye cyamubyaye ari cyo cy'Uburusiya, atari ukugira ngo yice abaturage ndetse n'abatagira uruhare mu ntambara. Kalashnikov yapfuye mu 2013. Yapfuye afite imyaka 94 y'amavuko. Aracyari umuntu uzwi cyane, ari kunenwa n'abandi ku bijyanye n'ingaruka z'icyo yaremye. AK-47 ni ikimenyetso gikomeye cy'ukuntu ubuhanga bw'umuntu umwe bwahindura amateka y'isi yose, mu buryo bwiza no mu buryo bubi. Ndetse kandi ni inkuru y'ubuhanga, ariko nanone y'ingaruka zitateganyijwe n'ibyo dukora. Iyi documentary ntabwo igamije gushyigikira cyangwa kunenga umwe muri bo cyangwa se mu bakoze ino mbunda,
ahubwo igamije kwerekana igikoresho kimwe cyahinduye uburyo abantu barwana ku isi ya rurema, bavugana kandi bareba isi, bahindura isi mu bijyanye n'urugamba. Reka nkubwire ngo uno ni umusozo w'ikiganiro nari naguteguriye cyangwa se icyegeranyo nari naguteguriye kuri ino mbunda ya Kalashnikov ndetse n'uwayiremye ari we Kalashnikov Mikhail. Uno ni wo musozo w'ikiganiro, njye twabanye muri iki kiganiro cyose nitwa Kwibuka Ronje. Nimba ari ubwa mbere wisanze kuri uno muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda K&Rodox Empire, ntugende udakanze subscribe kandi ukore no kukazogera kugira ngo ujye ubona ibindi byegeranyo nk'ibi bicukumbuye kandi byiza, kuko utayikanze ntabwo wazigera wongera kutwumva. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese.